Mbere yuko dutangira inkuru y'ukuntu igiceri kimwe cy'ijana cyagaburiye abarwayi babarirwa mu bihumbi, hari ikintu maze igihe kinini mbona benshi bibaza, none uyu munsi ndashaka kugisobanura rimwe rizima. Hari abavuga bati kuki kurica no handitse Amour Kare ukaba uvuga ko ariko witwa, ariko ijwi tukumva ari irya Musekura Jean. Ukuri niko ngiye kubabwira. Ubusanzwe nitwa Jean d'Amour Habiyakare. Amazina yanjye abaye maremare nifuza gukuramo izina rimwe rigufi ryo gukoresha ku mbuga nkoranyambaga. Amour yo muri Jean d'Amour, guteranyaho Kare yo muri Habiyakare bibyara Amour Kare. Ninjye mwumva buri munsi, ni naryo jwi mumaze imyaka mwumva. Gusa kubera ko ngitangira gukora inkuru nahisemo kutivuga izina, byatumye abantu benshi bahita banyitirira izina rya nyiricano nakoreragaho. Musekura Jean ni inshuti yanjye magara. Twatangiranye urugendo rwo gukora ibihangano tukiri abanyeshuri muri kaminuza. Igihe kimwe iyi cano yanjye bwite yahuye n'ikibazo cy'ibihano nyuma yo gukoresha bimwe mu bihangano by'abandi, bituma idashobora gukomeza gukora nk'uko twabyifuzaga. Muri icyo gihe twahisemo gukoresha cano ya Musekura Jean kugira ngo tudahagarika inzozi zacu. Niho twatangira ikinamico y'uruhererekane yitwaga Imboni y'ubuzima, kuko byasabaga abantu benshi cyane ariko bigatuma tudakora nk'uko twabyifuzaga, bituma dushaka ikintu umuntu yakora ari umwe. Icyo gihe twatangiye gukora ibiganiro twise Umuzi w'ubuzima, aho Musekura Jean yandikaga njye nkaba umubara nkuru. Uko iminsi yagendaga ishira niko natekerezaga kwandika. Natangiye kwandika, nkora inkuru ya mbere niyandikiye, abantu bakunze uburyo nayivuzemo ndakomeza, kuko inkuru zatangiye kugera kure kurusha ibindi byose twari twarigeze gukora, ariko nyine nari nkiri wa muntu utivuga izina rye. Nyuma yaho cano ya Musekura Jean yarakunzwe mu rugero runaka, abantu bamenya ijwi ryanjye bararimenyera, bituma nkomeza kuyikoreraho. Ariko sinigeze nibagirwa cano yanjye bwite, nayo nayigarutseho kugira ngo twagure ibikorwa byacu. Sinakomeza kwibanda ku nkuru z'urukundo gusa, njya no mu buzima busanzwe. Nta na rimwe uzigera wumva kuri Musekura Jean nivuga izina, ahubwo nzaba subscribe wenda, cyangwa se ngasoza mvuga nti mude subscribe kuri Musekura Jean, ariko ntabwo mba nivuze izina. Niyo mpamvu uyu munsi mushobora kunyumva kuri izi cano zombi. Ijwi ni rimwe, umuntu ni umwe, izina ni Amour Kare, naho Musekura Jean ni inshuti yanjye dukorana mu rugendo rumaze imyaka. Niba uri mushya kuri iyi cano, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo dufatanye kugera ku ntego yacu yo kuzuza 20,000 bya subscribers. Inkunga yawe niyo ituma dukomeza kubagezaho inkuru nyinshi zubaka, zikora ku mutima kandi zigatanga amasomo. Gusa muri iyi minsi byari bigoranye kuba twakora inkuru kubera ibibazo twagize by'uburwayi. Noneho reka twinjire muri inkuru idasanzwe, inkuru izatuma utekereza kabiri mbere yo kwirengagiza umuntu gusabye igiceri kimwe cy'ijana. Mu mujyi umwe aho imodoka zaturukaga impande zose z'igihugu zikaza kuhahurira, muri gare nini cyane kurusha izindi yari iri muri icyo gihugu, aho abantu ibihumbi n'ibihumbi banyuraga buri munsi bihuta bajya mu mirimo yabo, ku masomo, mu bucuruzi cyangwa bagiye gusura imiryango yabo, hahoragamo umugabo witwaga Natiyana wari ufite imyaka 34. Iyo mubonaga bwa mbere washoboraga kumwita umusabirizi usanzwe. Yambaraga ishati isukuye n'ipantaro yoroheje, akambara mu ijosi ikarita y'umuryango yakoreraga, agafata agasanduku gato kabugenewe kabaga karimo inyemezabwishyu n'ibirango by'umuryango. Yahoranaga inseko ku maso nubwo abantu benshi bamucaga iruhande batanamurebye. Buri gitondo yazindukaga kare mbere y'uko izuba rirasa neza, akajya aho abantu benshi babaga bari, rimwe akaba ari muri gare, ubundi akaba yinjiye muri bisi igiye kugenda, cyangwa se akimuka akajya hafi y'aho abantu banyuraga bagiye ku kibuga cy'indege, wenda se undi munsi ukamusanga mu masoko manini. Ariko muri iyo minsi yari yaremeranyije na bagenzi be bakoranaga ko agomba kuguma muri iyo gare nini kurusha izindi mu gihugu. Ntiyasabaga amafaranga yo kwigurira ibyo kurya cyangwa yo kwishyura inzu, ahubwo yasabaga igiceri kimwe cy'ijana. Yahagararaga neza akavuga mu ijwi ririmo ikinyabupfura ati, mwiriwe neza, niba mufite umutima wo gufasha ni mu igiceri kimwe cy'ijana gusa, tuzagihuza n'iby'abandi tugaburira abarwayi bo mu bitaro badafite ababagemurira cyangwa ubushobozi bwo kubona amafunguro. Hari abamurebaga bakikomereza urugendo, abamucaga iruhande bavuga bati abasabiriza bariyongereye, n'abibazaga bati ubundi se ijana ryakora iki. Hari n'abamubwiraga nabi bati ijya gushaka akazi ureka kurya amafaranga y'abaturage. Ariko Natiyana ntiyigeraga asubiza umuntu nabi, yakomezaga kumwenyura akabashimira niba babaga bamubwiye nabi, kuko arazi icyo ari gukora. Byarazi ko ibiceri by'ijana biteranyirijwe hamwe biba bishobora kugaburira ibihumbi by'abarwayi. Uwo munsi nabwo yarahagaze muri gare, abantu binjira muri bisi abandi bazivamo, urusaku rw'abacuruzi n'abahamagara abagenzi rwuzuye hose. Mu gihe abantu benshi bakuru bamwirengagizaga, haje umwana mwiza w'umuhungu w'imyaka 10 witwaga Ariyeri. Yaravuye ku ishuri afite igiceri kimwe cy'ijana yari yahawe na nyina ngo agure bombo nataha. Ageze hafi ya Natiyana yarahagaze aramureba. Natiyana nawe yakomeje kuvuga ati nubwo yaba 50 yagaburira abantu benshi. Uwo mwana agize amatsiko aramwegera, amugeze imbere aramwenyura aramubaza ati ese koko amafaranga 100 yagaburira abantu benshi? Natiyana ati witwa nde? Nawe ati nitwa Ariyeri. Natiyana yaramusubije ati abantu benshi batekereza ko ijana ari rito cyane,
ku buryo ritafasha umuntu. Ariko ukuri ni uko iyo rihuye n'abantu benshi bafite imitima myiza rihinduka amafunguro abarwayi benshi bahora mu bitaro badafite aho kubagemurira. Hari abantu baba mu bitaro bahora bategereje ko nibura hagira umuntu umwe ubatekerezaho. Riyeri yarebye cya giceri arongera areba Natiyana atekereje kuri bombo yari agiye kugura, aceceka akanya gato. Yamaze akanya atekereza maze afata rya jana arishyira mu gasanduku Natiyana yari afite. Natiyana akimara kuyakira yaramubwiye ati urakoze cyane Riyeri, wizere ko uyu munsi hari umuntu uraryama adashonje kubera umutima mwiza wawe. Riyeri yaritahiye agenda ataguze bombo, Natiyana nawe akomeza gusaba amafaranga. Nyuma y'umunsi wose yamaze ahagaze muri gare asaba abantu igiceri kimwe cy'ijana, Natiyana yafunze agasanduku ke ariko ntiyahise ataha. Yabanje gufata moto imujyana ku cyicaro cy'umuryango yakoreraga, aho abandi bakorerabushake bari bamaze guhurira baturutse mu bice bitandukanye by'umujyi. Hari abari bavuye ku kibuga cy'indege, abandi bavuye mu masoko no muri za gare, buri wese azanye agasanduku karimo amafaranga yari yakusanyijwe uwo munsi. Bageze mu cyumba kinini babanza gusenga basaba Imana guha umugisha abantu bose bari batanze amafaranga uwo munsi n'abandi bazahabwa ayo mafunguro. Hanyuma batangira kubara amafaranga bari babonye, buri muntu yandika ayo yakusanyije, hiyongeraho babaga basabye abantu kohereza kuri kode ya momo y'uwo muryango. Amafaranga baze kubarwa neza, irindi tsinda ryakoze urutonde rw'ibizagurwa. Mu gitondo cya kare bukeye bamwe bagiye gusaba andi mafaranga, abandi berekeza ku isoko rinini bagura ibintu bitandukanye. Baguze umuceri, ibishyimbo, kawunga, imboga, ibirayi n'ibitoki, amagi n'amata, inyama n'ibindi byari bikenewe kugira ngo hatekwe amafunguro yuzuye kandi meza. Mu gikoni kinini cy'uwo muryango abatetsi bari basanzwe bakorera ubuntu bahise bambara imyambaro yo gutekana baratangira. Saa sita zigeze, imodoka ebyiri z'umuryango zari zimaze gupakirwa amafunguro menshi zafashe umuhanda zerekeza ku bitaro bitandukanye byo mu mujyi, harimo n'ibitaro bishya bari bagiyeho bwa mbere. Zigeze ku marembo y'ibyo bitaro bishya, ibyo bari bajeho ku nshuro ya mbere, abakorerabushake batangiye gupakurura ibiryo. Bari barabanje kuvugana n'ubuyobozi bw'ibitaro kugira ngo bamenye aho bagomba kubitangira. Mu byumba by'abarwayi hari harimo abasaza bari bamaze iminsi barya rimwe ku munsi, hari abana bato bari baryamye ku buriri bafite imiti iruhande rwabo ariko bashonje, abagore bari barwaje abagabo babo badafite n'igiceri cyo kugura igikoma, ababyeyi bari bamaranye amezi n'abana mu bitaro badafite n'umuntu n'umwe ubagemurira, n'abandi. Bamwe bari batangiye kwiyumvisha ko uwo munsi bari burare banyweye amazi gusa. Ariko mu kanya gato abakorerabushake bageze muri koridoru bazenguruka mu byumba babwira abantu umwe ku wundi bati abadafite amafunguro nimuze tubahe ibyo kurya, nta masahani musabwa kuzana, ahubwo buri wese iyo turamuhaze kubirya ayidusubize. Abantu benshi bahise baza gutonda imirongo maze batangira guhabwa amafunguro. Mu maso aho bari kuyakira hari huzuyemo ibyishimo bitavugwa. Hari umukecuru wafashe isahani aravuga ati uyu munsi nari nzi ko ndi burare ntariye, Imana ibakubire karindwi. Hari umubyeyi wari urwaje umwana muto wahise avuga ati nari nkiri kwibaza aho ndakura ibyo ngaburira uyu mwana, ariko Imana rwose irabohereje. Abana bato batangiye guseka, abarwayi bamwe babanza gushimira Imana mbere yo gutamira ikiyiko cya mbere. Natiyana we ntiyari ahari, yari yagiye gushaka andi mafaranga. Ubuzima bwakomeje nk'uko bwari busanzwe. Buri munsi abantu banyuraga muri gare, bamwe bagatanga igiceri kimwe cy'ijana, abandi bakarenzaho, abandi bo bakikomereza urugendo. Uwo muryango Natiyana yakoreraga wakomezaga guteka no kugaburira abarwayi bo mu bitaro bitandukanye. Ariko Natiyana yatangiye kugira ikibazo atigeze atekereza. Kubera kuvugana n'abantu guhera mu gitondo kugeza nimugoroba, asubiramo amagambo amwe inshuro amagana buri munsi yabaga yagiye gushakisha amafaranga, ijwi rye ryatangiye kugabanuka. Iyo yavugaga iminota mike gusa, umuhogo wamwangiraga gukomeza, agahora yasaraye. Hari igihe yageraga nimugoroba atakibasha no kuvuga. Abayobozi b'umuryango baramubwiye bati Natiyana, wakoze akazi gakomeye kandi igihe kinini. Nitwifuza ko warwara burundu, reka abandi bakomeze gusaba amafaranga, wowe utangire kugitwara ibiryo byo mu bitaro. Nabwo n'umurimo nkundi. Natiyana yarabyemeye. Nubwo yakundaga guhura n'abantu muri gare, yumvise ko bamwohereje na hari umurimo ukomeye kurushaho. Buri munsi yajyanaga imodoka yuzuye amafunguro, agafasha kuyapakurura no kuyageza ku barwayi n'abarwaza. Muri icyo gihe ubuzima bwa Riyeri nabwo bwari bwarahindutse. Nyina yatangiye kurwara indwara ikomeye mu buryo butunguranye. Mu minsi mike gusa, abaganga bamubwiye ko agomba kurara mu bitaro kugira ngo akurikiranwe neza. Amafaranga umuryango rero warazigamye yose yatangiye gushirira mu bipimo, imiti no mu ngendo. Se wa Riyeri yakoraga uko ashoboye, ariko uko iminsi yagendaga ishira niko ubuzima bwarushagaho kugorana, kuko no kugemura byabaga ari ikindi kibazo. Riyeri yakomezaga kujya ku ishuri, ariko buri munsi amasomo yabarangiye akajya kureba nyina. Yajyanaga amazi bakaganira akanya gato, hanyuma akagaruka mu rugo. Umunsi umwe agiye kureba nyina asanga acecetse cyane. Nyina yaramwenyuye, ariko Riyeri yahise amenya ko ananiwe. Yamufashe ukuboko aramubaza ati mama, urumva umeze ute uyu munsi? Nyina ati ndacyafite icyizere mwana wanjye, Imana izadufasha ndabizi. Riyeri yicaye iruhande rwe, ariko yari afite ikindi kibazo. Yari amaze iminsi abona asahangayitse cyane. Hari iminsi bageraga nimugoroba batazi niba amafunguro yo kurya ari buboneke, zakajya gufata amadeni.
ndetse hari n'ubwo se yabonaga umwana we afite ibyo akeneye maze akavuga ati reka uyu munsi tubanze twishyure imiti, ibyo tuzabireba hejuru. Uwo munsi ari iruhande rwa nyina yumvise abantu bari muri koridori bavugana ibyishimo bati ba bantu bagaburira abarwayi bongeye kuza. Mu cyumba nyina wari yararwariyemo abakorerabushake barahageze babwira abarwayi n'abarwaza bati nimugire amahoro, twazanye amafunguro, abadafite ibyo kurya mwese muraza kuyafata. Nyina wari yahise areba umudamu wari umaze iminsi amurwaza aramubwira ati nyaboneka genda uzane ayo mafunguro, dore hari ubwo ejo bataza. Kubera ko uwo muryango utari wakabonye abaterankunga, hari ubwo baburaga ko bagize amafunguro ku bitaro bimwe na bimwe. Ntabwo bakoraga buri munsi kandi nabo bakorerabushake kubera ko bari bafite indi mirimo bakora batunze imiryango, nabo ntibakoraga buri munsi. Rero byatumaga batageza ibiryo ku bitaro buri gihe. Uwo mudamu yahise ahaguruka ajya muri koridori, Riyeri nawe aramukurikira. Bagezeyo basanga umurongo muremure w'abantu utegereje guhabwa ibiryo. Abakorerabushake bari bambaye imyambaro ifite ikirango cy'umuryango, bamwe batanga amafunguro, abandi bakayageza ku barwayi batari bafite abarwaza bashoboraga kuza kuyabafatira. Riyeri yahise atangira kureba abantu bari bari kuyatanga, mu kanya gato abona umugabo wari uri gufasha abandi kwarura. Yitegereje neza abona ari Natiyana. Ntiyahise amwegera kuko yifuzaga ko abanza kurangiza akazi ke. Yakomeje kumureba afasha umukecuru gufata isahani, aho amafunguro umubyeyi wari uteruye uruhinja ntiyamukuraho ijisho. Riyeri yibutse rya jana yari yaramuhaye muri gare akareka kugura bombo, yongera kureba abantu bari bari kwishimira amafunguro maze atangira kwibaza ati ese koko ayo mafunguro mu mafaranga yahashye harimo n'igiceri cyanjye? Wenda cyo bamaze kukirya kera, ariko se ubwo n'igiceri cy'ijana umuntu umwe aba yatanze? Yakomeje guhagarara ashaka kuza kuvugisha Natiyana. Hashize iminota mike barangiza kwarura, Natiyana arahagarara ahanagura ibyuya ku gahanga. Nibwo Riyeri yamwegereye, Natiyana akabona umwana amuhagaze imbere. Riyeri amwenyura aramubajije ati uranyibuka? Natiyana yitegereje uwo mwana akanya gato aramubwira ati yewe ndabona isura yawe isa niyo nigeze kubona, ariko sinibuka neza aho twahuriye. Riyeri amwenyura ati nibyo hashize igihe, ariko ni njyewe mwana wagwaye igiceri kimwe cy'ijana muri gare, icyo gihe nari ngiye kugura bombo. Natiyana atunguwe yitegereje Riyeri neza maze amwereka ko amwibutse, aravuga ati Riyeri ni wowe? Riyeri yahanaguye amarira kubera amarangamutima aravuga ati sinari nzi ko rya jana rizagaruka rigaburira mama. Natiyana yumvise ayo magambo amukoze ku mutima. Yarebye mu cyumba Riyeri yerekanaga ko mama ari harwariye, amenya ko ari umwe mu bahawe amafunguro. Yafashe Riyeri ku rutugu aramubwira ati uya mwana wanjye, ntiryagaburiye mama wawe gusa, ryahuriye hamwe n'andi mafaranga y'abandi bantu benshi bari bafite imitima myiza, rigaburira abantu benshi. Uyu munsi mama wari guhabwa ibyo kurya, ejo ubundi undi muntu azabihabwa kubera umutima mwiza w'undi muntu uzaba watanze ijana. Natiyana amaze kubwira Riyeri ko igiceri kimwe gihura n'ibindi kikagaburira abantu benshi, ntiyahise agenda, ahubwo yaramubwiye ati reka njye kureba mama wawe. Binjiye mu cyumba, Natiyana asuhuza nyina wa Riyeri mu kinyabupfura, aramubwira ati nishimiye kubabona. Uwo mubyeyi wari umaze iminsi arwariye mu bitaro yaramwitegereje, maze Riyeri aramusobanurira ati mama uyu ni wa mugabo nakubwiye, uwo nasanze muri gare ari gusaba igiceri kimwe cy'ijana cyo gufasha abarwayi. Mubonye hano azanye amafunguro, nibuka ko ijana wampaye icyo gihe ngo ndigure bombo narimuhaye. Nyina wa Riyeri yahise afata ukuboko kwa Natiyana aramubwira ati Imana iguhe umugisha, nimuzi icyo mwakoze mu rugo rwacu. Twagezeho amafaranga yose ashirira mu miti, mu bipimo no kwishyura abaganga, ariko kuko rimwe na rimwe muzana igikoma mu gitondo kandi rimwe na rimwe mukazana amafunguro saa sita na nimugoroba, twongeye kugira icyizere. Natiyana yaramwihanganishije amwifuriza kurwara ubukira, amubwira ko bazakomeza gufasha abarwayi mu gihe cyose bazaba bakibona abantu bitanga bagatanga duke bakuye ku mutima. Yarengejeho ijambo ryiza ati hari abaterankunga biyemeje kujya badufasha, mu minsi iri imbere tuzajya tuhagera buri munsi bitari rimwe na rimwe. Mbere yo kugenda se wa Riyeri wari uje kureba umugore we yarahageze, babanza kuganiraho gato. Uwo mugabo yaramubwiye ati Natiya muri iyi minsi namenye ko hari abantu bakora ibyiza batagamije gushimwa, Imana izabiture rwose. Natiyana yabasize harataha, ariko Riyeri we yakomeje kumureba agenda, asigara afite icyifuzo cyo kuzamera nkaho umunsi umwe. Nyuma y'ibyumweru bike nyina wa Riyeri yarakize arataha. Nubwo amafaranga yari yarashize hafi ya yose, bose bumvaga bafite ibyishimo kuko bari barabonye abantu babakunda kandi batarigeze babamenya mbere. Igishimishije, hashize icyumweru kimwe gusa bavuye mu bitaro, Natiyana arabahamagara ababwira ati ba baterankunga bo mu mahanga biyemeje kuzadufasha ubuziraherezo. Ubu natwe tugiye kujya duhabwa amafaranga yo kudutunga kugira ngo tujye tubikora nk'akazi, tubone nuko twita ku miryango yacu. Kandi abo baterankunga nabo bafite umuryango w'abantu b'abakire biyemeje kujya batanga amafaranga yo kugaburira abarwayi bo muri iki gihugu. Iyo nkuru bayisamiye hejuru kuko babandi bose bajyaga hirya no hino bajya gusaba amafaranga, batari kongera guhangayika bibaza uko barakomeza kubaho bageze mu ngo zabo. Buri wese wari uri muri uwo muryango yahawemo akazi, ibyari ikigo cy'ubufasha gishingiye ku kwitanga gusa gihinduka kampani itanga akazi, ariko intego yawo ikomeza kuba iyo gufasha abarwariye mu bitaro ndetse bagura ibikorwa byabo bagera no mu magereza.
Umunsi umwe biciye mu rugo, se wa Riyeli yavuze amagambo umuryango wose utazigera wibagirwa. Yaravuze ati amafaranga yarashize koko muri kiriya gihe, ariko umurwayi wanjye yakomeje kubaho. Buri gitondo yahabwaga igikoma, rimwe na rimwe saa sita akabona amafunguro meza. Iyo bitabaho nari gusara. Ubu rwose arwariyeyo yajya abona igikoma mu gitondo, akabona ibiryo saa sita na nimugoroba, kandi bakamuha icyayi. Riyeli yahise areba ababyeyi baravuga ati nanjye nimba mukuru nzamera nka Natiyana, nzafasha abantu uko nzabishobora. Kandi koko ntiyigeze abyibagirwa. Uko yakuraga niko yabyitozaga. Iyo yabaga abonye umuntu ahagaze muri gare, muri bisi, ku kibuga cy'indege cyangwa ahandi hantu hahurira abantu benshi asaba amafaranga avuga ko ari gufasha abarwayi, abafungiwe muri gereza, imfubyi cyangwa abandi batishoboye, ntiyajyaga amucaho ngo amwirengagize. Iyo yabaga afite amafaranga make yatangaga make, iyo yabaga afite menshi yatangaga menshi. Yari azi ko n'igiceri gito cyane gishobora guhura n'iby'abandi kigahinduka ibyo kurya by'umuntu wari ugiye kurara ashonje. Nyuma y'imyaka, Riyeli nawe yatangiye kujya asura abantu mu bitaro no muri gereza, akabafasha uko ashoboye, akabaganiriza. Atangira no kubwira abantu inkuru y'igiceri kimwe cy'ijana cyamwigishije ko Imana niho yitanganya urukundo iba ishobora guhindura ubuzima bw'umuntu nubwo waba utarigeze kumubona. Yakundaga kubwira abantu ati ntuzigere usuzugura amafaranga make utanze ufite umutima mwiza. Ushobora kuba utazi uwo azabesha hejo, cyangwa se ukaba utazi ko umunsi umwe ayo mafaranga nawe ubwawe azakugarukira mu gihe uzaba ufite ibibazo. Iyo nkuru ya Natiyana na Riyeli yakomeje gukwirakwira kugeza uyu munsi nawe uyumva nyamuru kare, ituma abantu benshi batangira gutanga batitaye ku mubare w'amafaranga bafite, kuko bari bamaze gusobanukirwa ko rimwe na rimwe igiceri gito gishobora gutangiza igitangaza gikomeye. Dusoreje iyi nkuru yacu.